Iyi ni Buremezi. Iyi ni Buremezi. Buremezi imeze. Buremezi ni nziza. Buremezi ni nziza yo gusitaka ryawe ukarikora. Nziza cyane n'isi y'inka. Isi gukunda inka cyane, inka zaho zirabyara, ziragwira. Kandi no gukeza cyo. Gutunga inyankore kugira ngo dutunge inyankore zimeze cy'umugabo ko guhaguruka akavuga ati ngenzanye isene zanye ndakorera inyankore. Birasaba iki? Birasaba itaka. Birasaba ko ufite itaka. Waba ufite itaka ugatangira korora inka z'inyankore. Ubu si z'inyankore ntago zihenze ubu ngubu n'iziri hejuru cyane. Zirahenze. Ziri ku isene nyinshi. Yera ku nyankore ushaka. Zirahenze ariko kandi wazigura. Waye umuntu uzishaka. None se ubu ngubu kugira ngo mbeho umuntu abone inyankore n'igisaba urugendo rurerure. Rurerure ntabwo. Bizasaba kugira ngo uzigurire ubutaka. Wangize kuzigurira ubutaka. Ukabukora. Watangira kuzorora. Ubu umuntu mbeho wagushaka ubu dukiraho namba yawe ku buryo uwagushaka muri Buremezi ahangaha yaza niyo hariho n'abantu bashobora kuva hanze. Akaviyo akaza akagushaka akaguterera isima aho bwati ngende ndakorora inka. Icyo ngicyo hari ikibazo gitwaye. Ikibazo rwose twambagira ubutaka muri Buremezi. Amaze kubona itaka. Agatangira korora inka z'inyankore. Mw'abantu mwe niba wumva uri iyo ngiyo wenda korora inka z'inyankore cyangwa n'izindi nka. Uyu mugabo yitwa Byagatonda Steven. Uyu ni umworozi cyane. Inka zigumyeho ariko kureba inka zisa zitya. Ari inka z'inyankore. Ibi ngiye mbibona na Museveni. N'aborozi barimo benshi. Barimo bazifite. Barimo muri Buremezi, barimo Mwanzi, barimo Nkore, barimo Bwera. Bariyo rwose bari abantu bafite inka z'inyankore nziza. Bazishatse wazibona. Ubu se kugira ngo ubone imfizi